tubanje kubasuhuza abantu mukurikiye Muzimax Empire. Inkuru y'incamugongo ku mugabo uzwi cyane nka Jean Lambert Gatare, umugabo mu legend mu bya siporo, ku mu sportif wese acyumva Jean Lambert Gatare mu matwi ye ibintu bitabihinduka. Jean Lambert Gatare wageraga ku rubuga rw'imikino yakubwira ku ikipe ukayumva neza cyane, yagera ku mukogeza umupira noneho akarusha yagera ku ikipe ya APR na Rayon Sport. Tubanje kwihanganisha abafana ba APR na Rayon Sport. Ni umunyamakuru w'umurigendi, ni umunyamakuru barigani bose bafatiraho icyitegererezo, ni umunyamakuru wagiye wanduza abandi mu rwego rwa siporo, umunyamakuru wageraga muri siporo, mu myidagaduro, yagera mu miziki akaba igitangaza. Uwo Jean Lambert Gatare ni umunyamakuru wakoze ibigwi, tukaba twamenye amakuru ye mu rukerera ko Jean Lambert Gatare yaguye mu gihugu cy'Ubuhinde yagiye kwivuza. Ubwo yafatwaga agafatwa n'indwara akaba ameze nk'uhagaritse itangazamakuru mu rwego rwo kwivuza. Gatare wakoze kuri Radio Rwanda, Gatare wakoze ku Isango Star, Gatare uyu ni Gatare twese twumva tugahungabana. Twihanganishije inshuti, abavandimwe, umuryango we ndetse n'abanyamakuru muri rusange. Uyu ni Gatare wageraga ku ikipe ya Rayon Sport akava imuzi n'imuzingo muri Rayon Sport, Rayon Day. Yarazaga akakubwira ku ikipe ya Rayon Sport ukayumva neza, waba uri umufana ufite ikipe ya Rayon Sport ku mutima ukifuza no kuba wayisapotinga. Ni umunyamakuru wageraga ku ikipe ya APR FC akayivuga ntacyo yitayeho. Muri make muri no siporo ntacyo namugereranya nacyo, kuko ni umunyamakuru wageraga mu makuru kuri radio byonyine. Kuba warumvaga Gatare wahitaga wumva ko inkuru ya siporo mu matwi yawe ihindutse. Ni umunyamakuru wavugaga amakuru ukumva ko ibintu bihindutse. Ni umunyamakuru baskovia ngo bararenze, bamufatiye icyitegererezo, barigani ku muntu wese wogeza ku mupira wa siporo. Uyu ni umunyamakuru ufite icyo yahinduye muri iki gihugu cyacu mu rwego rw'ubunyamakuru. Ni umunyamakuru wageraga ku makuru ya muziki, ku muhanzi uri kizamuka yaba amuvuzeho umuhanzi agahita azamuka. Uyu ni umunyamakuru udasanzwe, akaba yarayitabye Imana, akaba aribwo twamenye inkuru ko yitabye Imana, ariko tukaba turi kwihanganisha abantu bose. Nanjye Moise nta kindi navuga usibye ko navuga ngo rest in peace Jean Lambert Gatare. Ikindi navuga nuko uyu munyamakuru yatumye ninjira mu rwego rwa siporo, mba umufana nyawe koko. Ntago nabona byinshi muvugaho, ariko ni umunyamakuru ntabona uko muvuga, kuko ishusho yose ntabona uko nyivuga. Nkomeza kwihanganisha abamukundaga bose, nkomeza kwihanganisha abanyamakuru bamufatiye icyitegererezo, nkomeza kwihanganisha nuko bitashoboka twe tuzura abantu twakamugaruye mu buzima, ariko ntago twamukunze kurenza Imana yo yamukunze. Imana yo yamukundaga cyane, niyo mpamvu yamutwaye, yabaye imuhamagaye kuko ari nayo yamuhanze. Dukomeze kwihangana, dufatane mu mugongo, dukomeze kwihangana.